tugiye kubagezaho umugani w'abagabo barabona igice cya gatatu. Bagabo barabona na mushiki we. Bagabo barabona aragenda asanga aho mushiki we ahinga, aramubwira ngo niba hari ibyo kurya yazanye namuha ararembye. Mushiki we aramusubiza ngo naze bajye imuhira ajye kumugaburira. Bagabo barabona ati oya batahasanga. Mushiki we aramusubiza ngo ngaho sigara aho ubyinisha umwana, njye kukuzanira ibyo kurya. Undi asigara abyinisha umwana, mu kanya abona akaboko k'umwana kamusigaye mu ntoki arumirwa. Bagabo barabona ati ninguma aha sinkira amarira ya mushiki wanjye. Ahera akariruka, ubwo umwana amutaye aho. Bagabo barabona n'umukecuru aragenda agera ku ruzi abura umwambutsa, ahasanga umukecuru waje kuvoma. Aramubwira ati wa mukecuru we, ntiwampisha ko bagiye kunyica? Umukecuru ati sinabona aho nguhisha, uri umugabo, ikindi kandi abagabo mukunda kugenda. Abagabo barabona ati ntaho nzajya. Nuko umukecuru amujyana iwe ajya kumuhisha. Amaze kwirenza icyumweru mu nzu abwira umukecuru ati ndarambiwe. Wa mukecuru ati naho ndetse warihanganye, uwo umaze icyumweru utaragera hanze? Umukecuru ati ejo nzakuzindura ugende, nzaguha n'agakoni uzitwaza. Ako gakoni niko kazatuma wambuka uruzi, ndetse nugira ikindi ushaka cyose uzajya ubwira agakoni uti gakoni kanjye, nkinira nk'uko wajya gukinira nyogokuru kera. Umukecuru aramuherekeza amuha n'agakoni butaracya neza. Umukecuru aramuherekeza baragenda. Bageze ku ruzi aramubwira ati ngaho kabwire kakwambutse uruzi. Bagabo barabona abwira agakoni ati gakoni kanjye, nkinira nk'uko wajya gukinira nyogokuru kera. Agakoni karamwahuka karamukubita, karangije kati ngaho mbwira icyo ushaka. Umugabo ati ndashaka kwambuka. Agakoni karangije kamuvura ibikomere byose kari kamuteye, akabwira twa tugambo two kugasaba icyo ashaka. Agakoni kamubaza kati ese urashaka iki? Ati ndashaka abagaragu benshi n'inka. Akibivuga abona byose birizanye. Bukeye babwira umwami ibintu n'abantu bagabo barabona yari atunze. Umwami arumirwa ndetse bimutera ubwoba, akeka ko yenda yazamukura ku ngoma. Nuko yohereza abagaragu kureba ibyo ari byo. Abagaragu baragenda. Bagabo barabona amaze kubabona abatuma ku mwami ngo bamubwire ko yazanywe n'amahoro. Bidatinze hatera intambara muri icyo gihugu. Nuko bagabo barabona abwira agakoni kati ndashaka ingabo z'intwari zo gutabara igihugu. Ingabo ziraza. Bagabo barabona ategeka ingabo kwica abanzi b'igihugu bakabatsemba. Nuko igihugu kirakira gikizwa n'agakoni ka bagabo barabona yahawe n'umukecuru. Umwami aramugororera. Bagabo barabona aratunga aratunganirwa, yibagirwa ibyago n'amakuba yari yagize, akizwa n'inama nziza umukecuru yari yamugiriye. Sinjye wahera hahera umugani. Tukaba turangije igice cya gatatu cy'umugani wa bagabo barabona. Ukomeza gukora subscribe kuri iyi channel ndetse utanga n'igitekerezo muri comment kugira ngo dukomeze tubagezeho imigani myiza. Tugiye gukomeza n'igice cya kane cya bagabo barabona. Bagabo barabona ngo yari umukene cyane, agatungwa no guca inshuro muri rubanda. Umugore we yari azi kuboha ibirago. Wapfushaga inka yamuhaga inyama. Bagabo barabona akamuhingira cyangwa se akamwubakira urugo. Bukeye abwira umugore witwaga Ngirente ati yewe ga mugore, ko nduzi tumaze iminsi tutarabona amahaho, turagira dute? Umugore aramusubiza ati gerageza kujya aho inka z'umwami ziri cyangwa se iz'umutware uzihakwemo, bazaguha amata tujye tuyanywa, ntituzarengaho ngo dupfe. Ati kandi muri izo nka nihagira cyangwa se hakaramuka hagize inka ipfa cyangwa se hagapfa inyana, ujye umbwira nze mbemerere kubabohera ibirago. Bagabo barabona ajya guhakwa. Aragenda ageze hafi y'aho yajyaga guhakwa ahura n'agakecuru karamubwira kati wa mugabo we urajya he? Undi aragasubiza ati ndajya guhakwa no kureba aho mpahira.
Agakecuru kati ntuzabura ubuhake n'amahaho, ariko nkubujije amaronko y'uyu munsi, yareke. Bagabo barabona ati kaba gasazi aka gapfu k'agakecuru, hoshi ndagiye. Atungutse ku nama y'inka abona impyisi yahakererewe yiryamiye. Bagabo barabona arishima cyane, nagira imana umuntu waje guhaha none nkaba mbonye umukizi w'inyama ntawuguze. Impyisi ayitera ku rutugu agenda yihuta. Amaze gutirimuka arongera ahura na ka gakecuru, karamubwira kati wa mugabo we, sinagukomye amahaho y'uyu munsi, uranze urabeho, ijambo rya mukuru uriba ruribonye. Bagabo barabona arakomeza aragenda, arenga agasozi ahura n'abagabo. Umugabo amubwira ati wa mugabo we, kuhetse impyisi ntikurya. Bagabo barabona aramubwira ati aho nturi umusazi wa mugabo we, mpetse umukizi w'inyama nawe ngo ni impyisi mpetse. Arakomeza aragenda, arongera ahura n'undi mugabo wigenderaga, nawe aramubwira ati wa mugabo we, uzi icyo uhetse icyo ari cyo? Ko ndeba nkabona usa n'umusazi, nkabona usa n'utazi n'ubwenge. Bigeze aho impyisi ahetse iramubwira ati urajya ukenga icyo abagabo bavuga. Impyisi irongera iramubwira iti shyira hasi nkubwire, nduzi ndushye no guhekwa. Ayagejeje hasi, impyisi iramufata imucamo kabiri iramurya. Bagabo barabona apfa azize ubupfu bwe bwo kwanga kubwirwa ngo yumve. Sinjye wahera, hahera umugani. Komeza gukora subscribe kuri iyi channel, utange n'igitekerezo muri comment. Tugiye kubagezaho umugani w'abagabo barabona urimo ubusobanuro burambuye ku kamaro ufitiye abantu. Uyu mugani w'abagabo barabona urimo isomo rikomeye ry'ubuzima ryerekana ingaruka z'ubupfapfa, kwirengagiza inama no kwishimira inyungu z'ako kanya utarebye imbere. Ufite akamaro mu buryo bwagutse, cyane cyane imibereho ya buri munsi y'abantu, dore uko twabisobanura mu buryo burambuye. Isomo rya mbere ni ubushishozi n'ubwenge no gufata icyemezo. Aha bagabo barabona mu bujiji bwe no kwihutira gushaka inyungu zidashingiye ku bushishozi, yisanze ahuye n'ingaruka z'ubupfapfa bwe. Inkuru yigisha abantu ko bagomba gutekereza ku ngaruka z'ibyo bakora mu gihe kirekire, aho kwihutira inyungu z'ako kanya. Kwiga gutandukanya ibyiza n'ibibi, ibifite akamaro k'igihe kirekire ugereranyije n'ibyiza by'ako kanya. Ubushishozi bugomba kurangwa n'umuntu mu byo akora byose, kuko kudashishoza bishobora kukugusha umuntu mu byago bikomeye. Urugero nko kuba bagabo barabona gufata impyisi akayibeshyaho nk'umuziki w'inyama, bigaragaza umuntu n'uburyo abantu bagira intege nkeya mu gusuzuma neza ibyo babona. Isomo rya kabiri, inama n'akamaro kazo mu buzima. Agakecuru gahura n'abagabo barabona kamuha inama y'ingirakamaro ariko ayitesha agaciro. Iki ni igice cy'inkuru cyigisha abantu ko inama cyane cyane ziturutse ku bantu bazi ubwenge cyangwa bafite ubunararibonye zifite akamaro kandi zigomba kwitabwaho. Kwanga kumva inama bishobora gutuma umuntu ashyira ubuzima bwe mu kaga cyangwa agahura n'ibibazo bitari ngombwa. Gufata inama nk'ikintu cy'ingenzi mu gufasha umuntu kwirinda amakosa. Urugero, inama agakecuru yari ifite intego mu kurinda abagabo barabona ibyago, ariko we ayitesha agaciro, bimuhesha ingaruka ziremereye. Isomo rya gatatu, kwirinda kwirukira inyungu z'ako kanya. Iyi nkuru igaragaza uburyo kwihutira inyungu z'ako kanya bidafite ubushishozi bishobora gushyira umuntu mu kaga. Bagabo barabona abonye impyisi ayibeshyaho ku nyungu zidahwitse, yirengagiza ko ibyo abonye bishobora kumugirira nabi.
Iyi nkuru isaba abantu gutekereza neza mbere yo gushaka kubyaza umusaruro ibintu cyangwa amahirwe asa nk'aho ari meza ariko bishobora kugira ingaruka mbi. Isomo twakuramo ni ukwihangana no gutegereza, tukanatekereza ku ngaruka z'ibyo umuntu akora n'ingenzi kurusha kwishimira inyungu z'ako kanya zidafite ishingiro. Isomo rya 4, umuco mu kwirinda gusuzugura abandi. Bagabo Barabona yagaragaje kwirata no gusuzugura abantu bamugiraga inama. Inkuru ishimangira ko abantu bagomba guha agaciro abandi, bakumva ibitekerezo n'inama batanga, nubwo umuntu yakumva ko adafite ubushobozi bwo gufata icyemezo ku giti cye. Kubaha inama z'abandi, cyane cyane iziturutse ku bantu bafite ubunararibonye, bigabanya ibyago umuntu ashobora guhura nabyo. Urugero, abantu babiri baburiye Bagabo Barabona ku mpyisi yari yikoreye. Bari bafite ubushishozi ariko yarabasuzuguye bimuviramo gupfa. Isomo rya 5, isano hagati y'ibyemezo bibi n'ingaruka zabyo. Iyi nkuru igaragaza ko ibyemezo umuntu afata bidashingiye ku bushishozi bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwe. Guhubuka no gufata ibyemezo mu buryo butareba kure bishobora gushyira umuntu mu byago bikomeye. Urugero, gufata impyisi no kuyishyira ku rutugu atanatekereje neza kuri icyo kintu byarangiye bimugizeho ingaruka mbi. Isomo rya 6, icyubahiro n'ubushishozi mu muco wa Kinyarwanda. Iyi nkuru y'Abagabo Barabona igaragaza indangagaciro z'ubwenge n'ubushishozi by'abakurambere b'Abanyarwanda. Akenshi inama z'abakuze nk'iz'abakecuru muri iyi nkuru zishingiye ku kugaragaza ukuri no gufasha abandi kwirinda amakosa. Isomo ni uko abantu bagomba kubaha umuco no gutekereza mbere yo gukora, kubaha inama z'abakuru no kwirinda gufata ibyemezo byihuse bitagira ubushishozi. Umwanzuro, iyi nkuru y'Abagabo Barabona irimo isomo rikomeye ry'ubuzima ryerekana ko ubushishozi ari ingenzi mu mibereho ya muntu. Gukurikiza inama z'abashishozi bigabanya ibyago. Kwirinda inyungu z'ako kanya bigira uruhare mu kurinda umuntu amakosa. Gufata ibyemezo bitareba kure bishobora kugira ingaruka zikomeye, harimo no kwihukiraho, kuba wahura n'ibyago cyangwa se n'urupfu. Akamaro ku bantu. Inkuru itanga isomo rikomeye ku buryo abantu bagomba kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Ibakangurira kuba abanyabwenge, gushishoza no gukurikiza inama z'ingirakamaro, n'ubukangurambaga ku ndangagaciro z'imibereho myiza, ubwenge n'ubupfura. Murakoze. Buri uko tubagejejeho umugani tuzajya tubagezaho n'akamaro umugani waba ufitiye abantu muri rusange ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Komeza gukora subscribe kuri iyi channel, utange n'igitekerezo muri comment. Murakoze.